Sexy in the morning, sexy in the evening, sexy till the end, not sexy from beginning. Kuva zamani ngesindigera nibona chini, naho sindira umuri ahubwo havudashya min mabaga. Ntibikiri ibihe byo kuvuga ko umuziki ari w'abagabo gusa mu Rwanda. Abakobwa batangiye kubwira bahinduye ibintu mu Rwanda cyangwa si bagaragaje yuko umugore, umukobwa, umwari, umunyarwandakazi nawe ashoboye yakora ibyo abagabo bakora. Yabwira urutonde rw'abakobwa bagera kuri 5 gusa nyamuneka bakunzwe mu Rwanda cyangwa si barenze abandi bose ku gikundiro. Aba bakobwa turabakunda tubiyumvamo, ariko ndaza gushyiramo n'abamama cyangwa si nyine n'abafite abagabo. Ariko nyamuneka mu muziki nyarwanda bano bakobwa nibo bakunzwe cyangwa si bamaze kwigarura igikundo cyacu cyangwa si bamaze kwegukana igikundiro cy'umufana. Umunyarwandakazi bakunzwe cyangwa se abanyarwandakazi bamaze kwigarura igikundiro cy'umufana. Turasanga uwitwa Vestine ndetse na Dorcas. Abangaba mwese murabazi bakunze kuririmba indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Nyamuneka bano bakobwa turabakunda tubiyumvamo, badukora umunsi, baduhereza vibe, badukorera show. Ese nawe urabakunda cyangwa si ubiyumvamo? Niba uzi neza yuko ukunda indirimbo zabo, niba uzi neza yuko ujye ufata utuekoteri ugafata agakompiyuta kawe cyangwa si ugafata agatelefone kawe niba ugafite ukicara ukumva uturimbo twabo utuje, nyine ukumva ko turi kuguza n'Imana cyangwa si turo tugukonegita n'Imana. Nuze kugenda utanditse hasi muri comment ngo Vestine ndetse na Dorcas ndabakunda, nyine mu makeya banwaye umutima, ndabafana birenze cyangwa se sana. Ngewe ubakakanya tuvugana nimara gusoza ikiganiro ndafata akamashini kanjye nindangiza nicare kirimo utuekoteri mbanze numve uturimbo twabo gake gake. Indirimbo bita Usisiti ndayikunda ku rwego nawe ubwawe udashobora kubyumva. Nyine mu macya iyo ndi kumva indirimbo zabo nangira kumva nyine ibyiza byo kuba muri Yesu cyangwa si ibyiza byo kwizera Imana, ibyiza byo gukunda Imana, nangira kumva inyungu zo gukorera Imana. Ubundi Vestine na Dorcas ni abakobwa biza cyane, bateye neza, bagaragara neza. Twese dukunda, buri musore wese wo mu Rwanda aba yifuza ko nyine makeya yaza terita cyangwa se yazakora n'umukobwa ufite indangagaciro nk'izabo. Uwumva atabyemera aze kuzasi muri comment ambwira ngo ivangewe ntabwo duhuza cyangwa si ntabwo twemeranya. Aba bakobwa rero rwose ikindi kintu wabamenyaho baturuka mu karere ka Musanze. Niba utuye Musanze rero rwose ndagusuza kubera yuko bano bakobwa mwabarize neza, mwabafashe neza, bafite ikinyabupfura, nyine babera icyitegererezo abakobwa bose bimusanze. Vestine ndetse na Dorcas rwose aba bakobwa badufasha kudukonekita cyangwa se kuduhuza n'Imana, nabagushyire ku rutonde rw'abakobwa bakunzwe cyane, nyine bahereza ibyishimo abanyarwanda, bamara stress abanyarwanda, batuma buri munyarwanda wese cyangwa si buri muntu wese wumva ikinyarwanda yongera kumva yuko nyine yongeye kwikonekita n'Imana cyangwa si yongere kuyisora, yongeye kugirana connection n'Imana. Ikindi cya kabiri bano bakobwa baremamo icyizere abanyarwanda cyangwa si n'abandi bantu bose muri rusange. Waba uri mu Burundi, waba uri muri Tanzania, waba uri muri Kongo, waba uri muri Uganda, aho waba uri hose upfa kuba nyine mu makeya wumva ikinyarwanda. Bano bakobwa utabakunda nta kintu rwose wazabwira Imana. Umwanya wacu wa kane w'abanyarwandakazi cyangwa se abari bakunzwe cyane mu muziki nyarwanda turasanga uwitwa Clarisse Karasira. Uyu mumama rwose arakunzwe, turamukunda, indirimbo ziwe za gakondo utazumvishe nta kintu rwose wazabwira Imana. Ese nawe ujye ufata utuekoteri twawe ukicara ku computer cyangwa se ku kamashini kawe cyangwa se ku telefone kawe ka Airtel Imagine wiguriye ukumva uturimbo twiwe. Clarisse Karasira no rwose namushyize ku rutonde rw'abamama cyangwa se rw'abahanzikazi bakunzwe cyane kurenza abandi bose mu Rwanda. Mwibutsa yuko uze kwandika hasi muri comment ese muri bano bose uko ari 5 niwe ukunda cyane kurenza abandi bose. Ku mwanya wacu wa gatatu w'abanyarwandakazi bakunzwe, abahanzikazi bamaze kwigarura cyangwa si bamaze gufatisha igikundiro imitima y'abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bose batuye hanze y'igihugu cyacu, nagushyire uwitwa Ariel Ways. Uyu mukobwa Ariel arakunzwe, afite ijwi, afite sound. Kumwumva gusa ni ukwirukana stress mu buzima bwawe cyangwa si ni ukwirukana umunabi. Hari ukuntu umuntu aba yiriwe atameze neza, ugasanguye n'umuntu aguteye stress, ugasanguye n'umuntu ufite ibibazo, ugasanga nyine mu makeya atumye umutsi wawe utagenda neza. Nandi technique, fata utuekoteri twawe, ufate agakompiyuta kawe cyangwa se agatelefone kawe waguze amafaranga makeya wakobokeye, nurangiza wicare ahantu hatuje udushyiremo rwose utwumva feeling nta kibazo, kubera yuko kugira stress kwihangayikisha muri ubu buzima ntabwo ari ibintu ushobora gutuma utera imbere cyangwa si ugira ku ntego zawe. Gutekereza cyane ku mishinga, kubyibazaho kenshi
ntabwo ari byo bizatuma biraninga neza. Niko kuri nguhereje bivuze ngo nyamuneka niba uri umunyarwandakazi, niba uri umunyarwanda, niba uri umukobwa cyangwa se ukaba uri umuhungu, ukaba ukunda ibiganiro nkunda kubahereza, documentaire nkunda kubahereza, gutekereza kuri business ufite, gutekereza ku mishinga ufite, ukarara udasinziriye, ukarara wicaye, ukarara wibaza ese ubuzima ejo bizagenda gute, ese ejo nzabaho gute, ko nta kazi mfite, ko nicaye ndi umushomeri bizagenda gute. Ibyo byose iyo ukomeza kubyibazaho, ahubwo ikintu ugomba gukora, kora bikeya ushoboye, usenga Imana yawe, uyizere, ushyire amavi yawe hasi, nurangiza ufate utoye kuteri twawe, ufate umwe muri bano bakobwa, ari Vestina, ari Ariel Ways, upfa kuba nyine urahitamo ukunda, ushyiremo utoye kuteri twawe, akumare stress, ukomeza akazi kawe, ejo ubone igihumbi, ejo bundi ubone 2, ubundi uzambwira ukuntu nyuma y'umwaka uzaba umeze, uzaba uri umusirimu, nta stress, nta bibazo, kandi rwose nyine mu makeya n'ibyo watekerezaga kugeraho byose ubigereho. Ndakubwira ubuhamya ngewe naciyemo, ntabwo ari story time, ntabwo ari prank. Ku mwanya wa kabiri w'abanyarwandakazi bakunzwe, abanyarwandakazi bafite sound, bafite ijwi, wumva ugahita uvuga uti Imana, noneho uyu mukobwa we ntabwo abaho. Ubundi abenshi baragira bati rwose Imana yakwimye ubwiza, ariko basi yaguhereje ijwi, hahirwa umugabo uzakugira iwe cyangwa se uzagutuza iwe. Nagushyiriye uwitwa Aline Sano. Uyu mukobwa afite ikintu twita sound. Ese indirimbo yiwe yitwa Inshuti Nyanshuti, urayizi? Inshuti nyanshuti iruta magana, inshuti nyanshuti iruta ibindi bintu byose. Iyo ndirimbo niba utayizi, ndakwinginze please uze kugenda ukore research, ushake indirimbo yitwa Inshuti Nyanshuti y'uwitwa Aline Sano, nurangiza uyitega amatwi witonze, uyumve neza, ubundi ugaruka hasi muri comment ngo uti Iva, ya ndirimbo mvuye kuyumva, ariko byibura nkuyemo messages. Aka kantu rwose ukumve neza cyane. Aline Sano ni umwe mu banyarwandakazi bakunzwe ndetse kandi batuma ubaho neza, batuma ugira ubuzima bwiza, batuma ugira ubugingo bwiza, batuma ugera ku iterambere, ariko wabishatse cyangwa se wamukunzi nawe nyine umwiyumvamo. Nanjye nkakubaza nese muri bano banyarwandakazi bose, muri bano nyine bakobwa bose ndi kukubwira, ndetse n'abamama, wowe ku ruhande rwawe niwe nyine ugwereza show, niwe ugwereza umunsi, ku buryo iyo umwumvishe uhita wumva nyine stress, ibibazo byose bitangiye kugenda nyine bikurwaho gake gake. Ese ni Vestina na Aline Sano si? Ese ni Ariel Ways? Ninde muri bano bose ndiho ndakubwira? Uze gusiga igitekerezo cyawe hasi, ubundi rwose umuhereza udutima twinshi cyane, wowe wumva nyine ugukorera umunsi. Mbere ko njya ku mwanya wa mbere w'abanyamuzikikazi cyangwa se abanyarwandakazi bakunzwe cyane, dukunda cyane kurenza abandi bose mu Rwanda, ngiye kubanza ngubwire abandi bagera kuri 2 gusa tutakirengagiza. Abangaba nabo rwose turabakunda, tubiyumvamo kurenza uko ubitekereza. Nagushyire uwitwa Marina Debora ndetse n'uwitwa Bwiza Emerance. Marina Debora, ese uramwibuka? Agira ati rwose ngewe sinzigera nshaka umugabo kurana n'umugabo birangora cyane. Bwiza nawe rwose nyamuneka ni umwe mu bakobwa bafite talent, bafite ijwi, bafite sound, bafite impano idasanzwe. Ikintu nkundira Bwiza Emerance ni iki ngiki, yemereye nka Diamond, azi kubyina nyine igitaramo cyiwe, abukubita show ukayibona, azi kubyina neza. Ikindi cya kabiri afite ijwi nyine ararimba. Bone ngewe Bwiza Emerance namenye neza ko azi kuririmba mu bukwe bw'uwitwa Niyo Bosiko, nyamuneka araririmba pe, afite sound. Uramvuga tuvuga ati rwose uyu mukobwa basi icyamunkopa byibura nyine mu makeya tukazibanira forever, ariko ntabwo byakunda. Ariko buri musore wese atangira kubyifuza cyangwa se atangira kugira izo ntekerezo, ibyo byiyumvo. Nta kindi rero kibitera, ni ukubera sound ndetse n'imyitwarire yiwe cyangwa se uburyo agaragara physically, uburyo nyine mu makeya yitwara mu buzima bwiwe busanzwe. Ku mwanya wacu wa mbere w'abanyarwandakazi bakunzwe cyane kurenza abandi bose, nagushyiriye uwitwa Mama Butera Joanne cyangwa se umwite Butera Knowless, umwite Madamu Clement. Uyu nguyu turamukunda kurenza abandi bose mu Rwanda, dore ko niwe mugore ufite amashuri menshi mu bagore b'abanyarwandakazi. Ngiye kurana rwanye niko mbitekereza, sinzi niba hari abandi, ariko uwo ngo niwe nzi mu bahanzikazi, niwe wa mbere, nta n'uwundi uzamukurikira. Nyine afite amashuri yose ashoboka. None se muri bano bahanzikazi nakubwiye, wowe urumva ari wowe wabuzemo cyangwa se ari wowe twakongeramo? Ese niba wenda arimo niwe wowe ukunda ku ruhande rwawe cyangwa se
ku giti cyawe ese umukundira iki? Ngiye nakubwiye ngo ku ruhande rwanjye nkunda Vestina na Dorcas kubera ko bari abakobwa ba Melza Show bamfasha kwicara nyine mu makeya niba maze igihe kinini nasenga cyangwa si nahimbaza Imana. Nyamuneka nyine mitarangira kugirana connection n'Imana cyangwa si kwiyumvamo nyine akantu k'Imana. Hari undi muntu umwe nibagiye, hari umuntu undi akara ku ruhande ni muri studio arambwira ngo Iva buriya umukobwa cyangwa se umugore sinzi niba ari umukobwa uwitwa Aline Gahongayire ngo nawe muramukunda ngo mwarasaze. Ese koko nawe Aline Gahongayire nari namwibagiye? Cyane wowe urebye ino video kuva itangiye kugira hanga igeze nta kintu usabwa niba wayikunze kandi like, subscribe maze share kuyo turi dukomeza kubana umunsi ku munsi. Nzajya mbahereza video uko bwije nuko bukeye mbakubita documentary cyangwa si twungurana ibitekerezo. Nta kintu usabwa no kubana natwe, stay here every day in order to achieve our goals. Gumana natwe umunsi ku munsi kugira ngo tuzagere ku ntego zacu nyazo. Imana ikunika niduhana umugisha. Hasta la vista, ciao ciao.